Yes, twongeye kubasuhuza rero abakunzi bacu IHIRWE TV. Yes, ashimwe cyane, ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kubagezaho muri kumwe nanjye Patrick. Ibindi Imana duhana umugisha cyane. Kadusome igitabo cya Luka bice 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira hari, ndetse bagezaho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa bati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Kabiri akavuga ngo kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Umurongo wa gatatu, kuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikana mu mucyo, n'ibyo mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ababwira mwebwe inshuti zanjye, ntimugatinya abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana rero, ni ijambo ni ivanjiri nk'uko abagatulika babivuga, cyangwa se ubutumwa Yesu bwanditswe kuri Yesu Kristo mu gihe cya Yesu Kristo, ubwo Yesu Kristo yari ari hano mu isi ku mugambi wo gucungura umuntu. Yabanje kuvuga ubutumwa rero, amara kuvuga ubutumwa kino gihe rero ngo yagiye kubonabona abantu benshi cyane, ngo kugeza igihe bakandagirana bashaka kumva ubutumwa. Ariko bitewe nuko hari abiwe yarazi yatoranyije, abazi ko yabatoranyije, yarabitoranyirije abita amazina, arangije arababwira ngo nubwo mubona ari benshi baza kumva, ariko harimo n'abafarisayo, harimo n'abandi bantu runaka. Nuko rero mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Mwirinde umusemburo w'abafarisayo, uwo nta wundi musemburo n'uburyarya bagira, niwo musemburo mugomba kwirinda. Arababwira ati rero mwebwe inshuti zanjye ikindi mwirinde, kubera yuko ikintu cyavugiwe mu mwijima kizajya mu mucyo, n'icyavugiwe mu bwongorerano kizavugirwa hejuru. Bibabwiye nk'inshuti zanjye kugira ngo ntimugatinye icyica umubiri, ntimugatinye icyica umubiri kitabasha kwica ubugingo, ahubwo mubanze mutinye icyica ubugingo kikica n'umubiri. Yego, Yesu ashimwe cyane. Nimba ari ibintu binezeza abantu, banezezwa no kubona urusengero rwuzuye, bakanezezwa no kubona amatorero yuzuye abantu, bakanezezwa no kubona amakorali ari menshi, worship team ari myinshi, ibindi ni myinshi. Ariko mwibuke ko Yesu wewe yabanje kurobanura mbere yuko, kubera ko yarazi ko hazaza ikivunge, akaza abantu, akaza abashaka Yesu n'umutima we, akamenya yuko hari abashaka kumutega mu magambo ngo bumve ibyo avuga, akamenya yuko hari abazazanwa bazamwereka umutima w'urukundo ariko batamukunze, hari abazazanwa n'inyungu. Arabimenya byose, arabimenya byose, arabimenya. Yesu arabimenya. Niyo mpamvu rero atigeze akangwa n'ibyo abantu bamukorera, yarabizi before yuko agera mu isi. Abantu yarabazi before yuko agera mu isi, kubera ko byari bitangaje, kubera ko abo yagaburiye nibo bamuvuze, abo yagaburiye nibo bamututse, abo yagiriye neza nibo bamuhindutse, ndetse abo yarasha guha agakiza nibo bamwishe. Ni ukuvuga ngo Yesu isi yamweretse umutima utari mwiza. Ariyo mpamvu ntekereza yuko yahise avuga ati, kwera ibintu munyeretse, reka agakiza kabaze kajye mu banyamahanga, kubera ko mwebwe nari nkabazaniye ari akanyu kaje kubahisha amahoro, murakanga reka kigira mu banyamahanga. Rero buriya abantu benshi bakunze kubona, bakabona ibintu birimo biragenda neza bakishima, ariko iburyo ibintu bikomeza kugenda neza ni uburyo ugira amakenga, kubera yuko aho abana b'Imana bateranira buriya na Satani ajya haza. Nibyo ahantu abene b'Imana bateraniye, iyo abana b'Imana bamaze kugera muri batatu, uwakanuje abazanywe na badayimoni, abazanywe na Satani, abari intumwa ya Satani. Nuko rero mwebwe batatu muba mugomba kwimenya, mukamenyana, mukirinda uwo musemburo, kubera ko waraza gusembura. Azana imyuka y'isi, akazana ibitekerezo byiwe, akazana filozofi yiwe, akazana ibipfuye amaso byiwe, akazana imitekerereze idahura n'ukuri, kugira ngo izivangire gukiranuka kwanyu cyangwa se umuco wanyu mumaze gutora iyo mwegera Imana, iyo musenga. Buriya
ibintu byinshi byasenyutse bitewe nuko abantu bakiriye abandi bantu badahuje, baje mu ishusho y'abahuye ariko badahuye. Babakiriye rero bitewe n'ukuntu bambaye umwenda w'igitare kandi imbere ari amasega aryana, nyuma rero baza kuba bibamo undi mwuka, bityo babasha kutuma haba amacakubiri, habamo kwirema ibice. Kamabwire nimba ari ikintu Imana yanga cyangwa se Paulo yanze ubwo aragihanira abantu, ni ijambo bita kwirema ibice. Kwirema ibice ni ijambo ni ukuvuga ngo ni abantu baba bahuye bafite umutwaro umwe cyangwa se afite umuyobozi umwe, hagahita haza undi akazana indi politike ye, bityo hakagira igihande kimwe gisigara kuri wa wundi wa mbere, ikindi kigakurikira uwa kabiri. Rero bariya abantu ba kabiri bagiye, Bibiliya ivuga yuko bariya bamaze kurimbuka kubera ko bamaze kugomera uwo Imana yashizeho, uwo Imana yasize, cyangwa se bamaze kugomera uwatangije iyo minisiteri cyangwa se uwo murimo. Kandi abantu bakunze gusenya iby'abandi. Ujya ubona ukabona wari ufite botike yawe iryoshye imeze neza, wajya kubona ukabona hashize nk'umwaka, wajya kubona ukabona undi araje same product turi gucuruza niyo ari gucuruza, uriya nawe aje kugusenyera kandi azabibazwa n'Imana. Reka kuya gushaka ikindi kintu akora gitandukanye n'icyo ukora, kubera gukora ibyo mukora n'ibyanga byakunda birazana icyo bita conflict, kandi Uwiteka yaje kuzana amahoro. Ntabwo ashaka conflict, yashaka ko abantu babana mu buryo bwumvikana, mu buryo bw'amahoro. Kandi buriya niyo mpamvu Imana yatanze impano zitandukanye, ni ukugira ngo abantu batagonganira mu mpano imwe, bityo umurimo w'Imana ukazamo akavuyo, cyangwa se ukazamo ibitero, cyangwa se ukazamo intambara. Azana impano zitandukanye zidasa n'iz'abandi, azana uburyo butandukanye budasa n'ubw'abandi. Burya izi system ubona ukabona abangaba bafite system yabo itandukanye n'iy'abandi, ko ari ukugira ngo abazashima system bazajya muri system batajya kuvangira indi system. Ni ukuvuga ngo uramutse uri ahantu, uramutse uri mu iteraniro ukaba ufite imyumvire yawe utemeranya n'umushumba cyangwa utemeranya na padiri, ndakubwiye ngo bahave ugende ushinga ibyawe, ariko wirinde kugira butwara bavuye bamaze kwakira systeme bayiyumvamo nta kibazo batwaye. Wowe ugende ucreating system yawe, uyizanemo abantu bayiyoboke, ho kugira ngo uze uteze akavuyo, uzana ideology mbi, bityo utware abadafite imitima ikomeye bajya ku ruhande rwawe, wawikururiye kurimbuka. Niko Bibiliya ivuga. Yesu arimo kuvugira ijambo rero, yaravuze ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo, bitewe nuko intumwa zari zimeze neza, zari zifite amahoro, kandi zari zikunze umwami wabo, baramuyobokaga, baramukurikiraga, barasangira, barasaga, urumva. Ariko abandi bafarisayo ntibabyishimire, bareba bakavuga ati buriya kuntu bimeze niki twakora.